ubutumwa bwiza bwa Matayo igice cya 13 urasoma kuri 24 yose. 24 ugeze kuri ku murongo waho wa 30. Ubutumwa bwiza bwa Matayo 13 usome kuri 24 urasoreza kuri 30 hanyuma tuvuge makeya twicare. Ubutumwa bwiza bwanditswe na Matayo bice 23. Yego 13. 13. Yego umurongo wa 24. Some ubutumwa bwiza bwanditswe na Matayo bice 13. Murongo wa 23 na 24. Soma 24 na kane yonyine. Some title hejuru ukomeze. Sawa. Haravuze ngo umugani w'urukungu mu masaka. Nuko abacira undi mugani aravuga ati ubwami bwo mu ijuru bugereranwa n'umuntu wabibye imbuto nziza mu murima we. Amen. Komeza ugeze kuri 30. Nuko abantu basinziriye umwanzi araza biba urukungu mu masaka aragenda. Nuko amaze kumera no kwera urukungu narwo ruraboneka. Abagaragu be baraza babaza mutware bate mutware nitwabibye imbuto nziza mu murima wawe, none urukungu rurimo rwavuye? Ati umwanzi niwe wagize atyo. Abagaragu be baramubaza bati none urashaka ko tugenda tukarurandura? Nawe ati oya, ahari nimurandura urukungu murarurandurana n'amasaka, mureke bikurane byombi bigeze igihe cyo gusarurwa. Mwisarura nzabwira abasaruzi nti mubanze muteranye urukungu muruhambire imitwaro rutwikwe, maze amasaka muyahunike mu kigega cyanjye. Amen. Imana iguhe umugisha. Icara aho ngaho komeza turasoma n'ahandi. Aya ni amagambo tugiye kuganiraho. Yesu Kristo yaciye uno mugani ashaka kubwira abigishwa we n'abantu bari kumwe, ariko nabihaye topic ivuga ngo kuba umurinzi nyakuri wo kurinda umutima wawe. Kuba umurinzi w'ukuri urinda umutima wawe. Kuba umurinzi, twese umurinzi turamuzi. Umurinzi aba afite ikintu ashaka kurinda kugira ngo kigumane ubuzima, kugira kigire umutekano. Kuba umurinzi ni ukuba uriho kugira ngo uhereze abandi amahoro, kugira ngo abandi bakomeze activity zabo, ariko wowe ubera abandi umugisha. Ubera abandi umugisha mu gihe bo babona ko ari akazi, ariko ba nyirakazi babasheho kunezerwa. Bibiliya ikatubwira ngo urinde umutima wawe ngo kurusha ibindi bintu byose birindwa, ngo kuko mu mutima wawe harimo iby'ubugingo. Naho ngaho turi bukomerezeho. Yesu aca umugani aravuga ngo habayeho umuhinzi abiba imbuto imwe, ariko kubera ko nta mbaraga zo kuba umurinzi, kubera ko hatabaye uburinzi bwo gukurikirana icyabasha guterwa, nuko undi muntu araza abiba indi mbuto, kandi iyo mbuto yabibye si igihe cyo kubiba, yayibibye ntawe abimusabye, ariko umuhinzi we yagiye gutera imbuto abizi ko ari igihe cyo gutera imbuto. Tuvuge ngo amen. Urinda umutima wawe ukurusha ibindi byose, uko mu mutima wawe harimo iby'ubugingo. Rero naje kukubwira ngo niki nicyo gihe ngo urinde umutima wawe kurusha ibindi bintu byose. Dusinzira ryari? Dusinzira igihe twavuye mu bushake bw'Imana. Dukanguka ryari? Igihe turi mu bushake bw'Imana. Dusinzira igihe twavuye mu bushake bw'Imana, dukanguka igihe turi mu bushake bw'Imana. Ese ubu turabaririmbyi bo kurinda iby'Imana yaduhaye ngo tubashe kubigaburira abantu? Turabavuga
abavugabutumwa bakurinda ivyo Imana yaduhaye kugira ngo tubigeze ku bantu. Umuhinzi ngo ahinga amasaka yiwe, amasaka ngo amara kwera, ubakimara gusinzira ariko ijambo ryo gusinzira riteye ubwoba. Akaga kose dufite mu matorero no kubera gusinzira, nuko buri muntu atakira kuri powenti, nuko buri muntu niyemeje kuba umuririmbyi ngasanga navuye mu buririmbyi nsigaye ndi muri protocol, nkaba ndi mu protocol, nkaba narageze kureba abaje bambaye imyenda mishasha, abantu bihaye kurinda ibitarindwa. Igihugu ntabwo gishobora gufata igiti cy'inturusu cyameze hano kwikanisa ngo gishiraho abarinzi bakirinde, nta gaciro gifite, ubwayo kiririnda na nyiracyo akakirinda. Ariko ikintu abantu bashiraho abazamu bakarindwa nuko ari cy'agaciro kibasha kwera imbuto. Ira stade Amahoro tuza tubona, nzatanga ingero kugira ngo tuze ku hari abazakinira umupira tuza tubona baza baharinda kuko hagiyemo ibintu by'agaciro, igihugu cyashoyemo amafaranga hajamo ibintu by'agaciro. Hatabayeho uburinzi abantu bobigiba cyangwa bakabyangiriza, kubera ko harimo iby'uburinzi bahashize abarinzi. Ariko ikibuga cy'umupira kiri ari mu gishanga kiri aho ngaho, bazatera umupira ukagwa mu mazi mu gishanga, kibashobora kuhashira umurinzi kubera ko ntaca agaciro bahashize. Nukuvuga ngo ahantu haje uburinzi na ahantu hari icagaciro. Impamvu muri korari muri ministeri tuza dushiraho abashinzwe amasengesho nuko tuzi ko arabagomba kurinda ibyagezweho, kuburyo hatabaye kubirindira no kubisengera twose twosanga bitari ku murongo. Impamvu itorero rishiraho abingi akindi nukugira ngo binginge ubashe kugira umwanya wo guterana kugira ibyo usarura. Kurara abantu bashinzwe kukurinda wowe utabizi mu buryo bwo kumuka, ariko umunsi basinziriye bakabivamo nawe uzabona akaga kawe. Ariko hari abantu bashinzwe kuturinda. Umurinzi agira ibimuranga. Umurinzi tubona urinda ahantu runaka, ikintu cya mbere kimuranga ni uniform. Icyakabiri kimuranga bamutoza discipline yo kubaha abamugana. Icyagatatu bazamuha amategeko n'amabwiriza atagombwa kurenga. Icyakane n'icyagatanu tuzakivuga nitugaruka. Mwumva ikintu nshaka kuvuga mu mwuka. Mu mwuka hari icyo twahawe, aricyo kiza gisa n'umurinzi. Wowe uri umurinzi, ariko icyo wahawe ni ijambo ry'Imana wahawe kugira ngo ubashe kuririnda, kugira ngo ikirimo kitabasha gutesha agaciro. Impamvu Bibiliya tugira agaciro nuko ubumbura ukayikoresha mu by'agaciro. Umunsi Bibiliya wayifashe nk'ibindi bitabo by'amateka, Bibiliya nta kamaro isakugirira, tuzawibereye umurinzi. Ese Bibiliya ibasha gute kuba umurinzi muri kino gihe? Ni ugusoma ibyanditswe ukabigenderamo. Kuba umurinzi nyakuri urinda iby'ukuri. Hari ikibazo njya nibaza, njya nkiganira n'inshuti bariya tubana, haba mu murimo habamo ibintu bibiri, ariko nzambwira bariya namwe simbizi uko ariko bimeze, kubera ko hari igihe umuntu aza yumva ibintu ariko abandi atari ko babyumva, kandi si ikibazo. Kandi nta nubwo uzavuga ikintu kugira ngo abantu bose babasheho kucyemera. Oyaye, uza wemera ikintu bakakubwira ngo sico kandi ubizi uko ari cyo. Zababwira ngo impamvu turi abanyantege nkeya nta kindi ni ukutamenya uwo twakurikiye. Icya kabiri ni ukutamenya ibyo twasize mbere yo kugira uwo dukurikira. Twasize iki? Twakurikiye nde? Petero abaza Yesu, ese Yesu ko twasize byose tukagukurikira, w'ingorerano y'abasize byose ngo ni iyihe? Abigishwa ba Yesu bakibahamagara bari bazi ko Yesu Kristo, bavuze ngo ni umwami, bari bazi ko Yesu Kristo azaza ari umuntu uje gufata ubwami, Sasa baravuga ngo njyewe ubwo nje nize amategeko, Yesu azangira umunyamategeko ukomeye, Yesu azangira ministry, Yesu azangira uyu nguyu. Niko bibwiraga. Bamaze kubona Yesu Kristo ageze igihe cyo kuja ku musaraba, batangira kubona ko bakurikiye atari uko umwami wo mwisi. Ariho habereye ikibazo ngo mpora nibaza, twakurikiye nde?
ufite amatsiko yo kuzabona uwo wizeye kuzamubonesha amaso yawe. Takindi nukubanza kuba umurinzi urinda iby'ubugingo kugira ngo mu mutima we hatinjiramo urukungu rumubuza kwitiranya ibintu. Tuvuge ngo amen. Yesu ageze ku musaraba ngo avuga ananiwe cyane, aravuga ngo byose ngo birarangiye, ngo byose birarangiye. Kuba umurinzi ngo nuko ngo umurinzi ngo atera amasaka. Wamaze gutera amasaka ngo abandi ngo baza mu murima babwira sebuje databuja twagiye mu murima, wabwiye umuhinzi ngo agenda ahinga amasaka, none twasanzemo imbuto ya kabiri tutigeze duhinga na gatoya yizanye. Ariko uwayizanye Bibiliya tubwiye ko n'umwanzi wayizanye agamije kugira ngo yitiranye ibintu bibiri. Abantu bazi urukungu n'amasaka bikiri bitoya bitandukanye, tuwo bitandukanye ngo babirebe. Sebuje aravuga ngo si ngombwa yuko musha kubirandura kuko mwobyitiranye kuko birasa, ahubwo mubaze mureke bibanze bikure, bimwe bibangamira ibindi, ibitari ku murongo bibangamira ibiri ku murongo, n'ibiri ku murongo bibangamira ibitari ku murongo. Ariko nitugera igihe cyo gutoranya ibifite umumaro, tuzagenda tubanze dufite ibifite umumaro, tubikure mu byijanye mu bifite umumaro. Kabanze ngarukira aho ngaho. Itorero ryajemo abajura n'abasambanyi, sintinya kubivuga, ariko urebesha amaso y'umubiri kiwo bibona. Niyo amasaka n'urukungu byaje mu itorero. Dufite nandi manyanga yaje mu itorero, n'ibindi byaha byaje mu itorero. Ariko gucya turimo gucya kaza mu ndo gucya tuzi bitandukanye, twotandukanye. Ariko nico gihe tureke bikurane tureke bikurane. Taraje aje gutandukanya ibidafite umumaro mu itorero, babihambira babishyira ku ruhande, maze impanda nivuga ibifite umumaro Yesu Kristo nibyo azaza gutwara. Mubanze kureke kuvuga ngo mwikanisa ryari injuru hari imirimo, mureke byituze byinjiremo, mureke muri korari byinjirwe, mureke mu itorero abazanye impaka bazizane, mureke binjire mu ikanisa, mureke binjire mu ikanisa, mureke binjire mu ikanisa. Ariko igihe cy'umwami cyo gutoranya ibifite umumaro n'ibidafite umumaro bimwe bizaje kwabyo. Uwinjire mu rugo rw'intama atanyuze birembo, n'umujura agambiriye gutwara ibyo ufite. oya niwemere ko umwami agutwara iby'agaciro. rinda neza Rinda neza ingabire wagabiwe. Yesu we kugira ngo kuri wa munsi uzaragwe. Satani ntiyatubujije kuza mu itorero. Oya, Satani ntiyaturetse ngo tuze mu itorero. Satani yatwibye kumva ibiri mu itorero. Tuvuge ngo amen. Satani ntiyatubujije kuza mu itorero, gutya yarakinguye imiryango aza tureka, ariko yatwibye kumva iby'ubugingo hano mu itorero. Niho yatwibye kumva. Hari amagambo abiri, hari ukumva no gutegera. Uku ibintu twavuze n'ababanje kuvuga nibyo twumfishije, ariko gutegera nibyo twagumanye mu bintu ufitiye umumaro. Kumva nibyo abantu bavuze, gutegera ni ukugumana ibyo babashe kuvuga. Satani rero yatwibye gutegera, aratureka turumva, twumvishe ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana riratubura ngo nimukora kino muzabonisha. Satani waratubwira ati nimubyumve ariko ntimubitegere. Satani abasha kutwiba. Ariko nzashima Imana. Imana imbwiye ngo mwisi igarura ikintu kimuretse Yesu Kristo. No mubwira akagarura umugabo bita Feniyasi. Mu myaka yaje nobwira Imana ikagarura Feniyasi. Muza amakuru ya Feniyasi, abakobwa n'abasore basambaniye mu ikanisa, ariko Feniyasi
aragiye no mubwira agarure Feniyasi urubyiruko maze twese tukaja ku murongo gutya kuri asembo gutya tukaja ku murongo. Feniyasi asanga agasuzuguro kaje mu itorero. Feniyasi aravuga ngo ibi ngibi byo kubakankamira no kubabuza ntacyo bimaze. Feniyasi ngo abone icumu ngo ryari aragenda afata icumu ryari ranga ku ruhande, aravuga ngo aka ni agasuzuguro mu itorero tubonera umugisha hazemo kano gasuzuguro. Feniyasi afata icumu arashimangira kugeza hasi. Cyo gihe amenya amakaro atari yaza arashimangira kubera kwanga agasuzuguro ko mu itorero. Ariko ubu ngubu ba perezida w'amakorali ba ministeri ko wagize gutya ni cyo utera indirimbo ndama ngenda kungo kutura hari abantu bari guhenda ngo aragenda tukaziratana impano izishira. Hallelujah. Impano izishira igashira ndetse ukanayisigarana mu gihe abantu babona kwifita ariko wakoraho pi. Ariko mana we nimba ushaka gukomera tiwite ku mpano, komera kuri Yesu wamenye. Impano izishira. Bari abahanzi b'isi ntibaza buzuza stade. Twebwe nyine batujanyira ministeri yacu na stade uretse twebwe menye nta nabandi baza uretse mwebwe nyine twabatumiye mwaza nta nabandi baza. Ariko bari abisi babatumiye urebe igitangaza bokora kwama buzura ubunye biterwa niki. Reveil gizaza mu bakristo tukabasha kugera kuri rev abakristo tukabasha gutegeka ibyo hanze nuko tuzaba mu ikanisa tubanje kuba umuntu umwe turi imbuto imwe nitugera hanze izindi mbuto zose tuzaziyobora. Ni gute tuvuga ko turabera hano mu rusengero twasohoka gatoya tugasa nk'abandi bose, iyo tugeze hanze uzi ikintu bazabona ko tutahindutse. Niba abarinzi batakinywa amazi bavuze kuvuga abarinzi nuko natwe tubabamo ariko si mwebwe kandi ntibabura ariko ntabo twashinjije bazababura ariko sabahano nabo muri Zimbabwe twaye tuvuze muhumure siko mwitorero turinjirirwa kubera ko taburizi bwabayeho kugira ngo tubashe kurinda Imana yaduhaye nuko twasinziriye twibaza ko kubikora ko dufite uburinzi twaririmba abantu bazamura amaboko ngo banezerewe tibanezerewe. Iziga umuntu azanezerwa ni igihe iwanyu mu rugo babona kuri umukristo muri karitsiye babona kuri umukristo iyo ukagira ngo duhereze Imana icyubahiro bazabakurura iwanyu muri karitsiye bakagira hano mu ikanisa bakazamura. Ugenda hariya hanze ukagira gutya agera hano mu ikanisa bavuga ngo tuzamure inzara baza bashunana kubera ko wari wabo wo kurinda ibyawe wabashe kumenya imbuto ugomba kurinda. Mfite ikibazo naravuze nisho uyoboye bariya ariko hari n'abandi dufatikanyije ariko naravuze ntago nzongera guca ku ruhande abwiye kibi kizajya kiba kivuge twese turi kumwe kuko twiyemeje kubumva. Ari byo kuja ku ruhande bizana izindi topiki zikomeye cyane kandi zira topiki zazicamo ibice ariko iyo muvugiye aho ngaho mukabisesa aho ngaho uhindukira azahindukira. Twige gukorera mu kuri. Perezida w'ikorera hano ntanyibwire ariko abireke dore abaririmbyi dufite muri kino gihe na protokole mwiyumve n'abandi mwiyumve mu nzego zose murimo. Nimba uri umukristo nawe wiyumve. Hari abantu bazavuga ngo twirukanke icambere tiyibaze se umuntu utanze oda yo kwirukanka atubwiye ngo tuje dusubireyo tugasubirayo ese ahantu tugiye dukoze iki kugira ngo dusubire aho tuvuye? Niko kaga rero dufite tuvuge ngo amen. Dufite akaga ko kutamenya aho tuvuye naho tugiye. Ese aho twageze twagiye gukora iki? Ese mbere yuko tuvayo dukoze iki gituma dusubirayo? Abafarisayo barabazanye baravuga se yeme uyu muntu ko yazutse aba bantu barabigenza gute ko bari butunyuzemo ijisho? Bahamagara abarinzi barinda Yesu baramubwira ati ibintu ni bibiri.
mwebwe muvuge ko Yesu ko bamwibye kandi turaza kubaha amafaranga kuri abantu batangiye gukora amafaranga mu manyanga kera none ko turigana byararangiye ko turakora amafaranga mu manyanga byararangiye kera ababikoze babibonyemo inyungu ikomeye uko turigana mu bidafite n'umumaro baravuga ngo turabaha ifaranga ariko muvuge Yesu Kristo ko bamwibye babazanyije amakuru ati Yesu byagenze gute ati bazanye abarinzi barabiba Yesu Kristo ntiyazutse ahubwo bamwibye ati sawa amafaranga se nayo niba ari ikintu utohisha ni amafaranga iyo yafite uzugura n'ibitari bikenewe cyane kubera kumva ko ufite amafaranga abagabo bavuye kuri tere baragiye bagera iwabo ati madamu no munsi twarunze se itariki muhemberwaho ko itari yagera byagenze gute ati rero mwumve ba boss ukuntu batubwiye bafande batubwiye ngo Yesu ngo tuvuge ngo ko yazutse bamwibye ariko nyamara twabyiboneye Yesu Kristo yazutse ariko baduhaye ifaranga ngo duceceke bigere muri ba mama nabo bahura n'undi ateuza amakuru umugabo wanje ahantu yararinze habaye igitangaza babahaye amafaranga none se itariki ntiyageze oya ntiyageze kubera ko Yesu Kristo yazutse ariko abagabo batubwiye ngo tuvuge ngo ko babibye inkuru iragenda iramamara hose ibari ikintu utohisha muri ino si y'umubiri ni amafaranga icya kabiri mu mwuka utohisha tuwo kwigana umwuka uzugira gutya mugenzi akakubona ati yewe wicaye gatoya uzo mwuka ntibiza byigana ariko nkunda mu ikanisa niho hantu umuntu azaza atarize mfite amashuri makeya ariko ukavuga ngo haleluya umuntu wize kwiga kuri docteur akagusubiza ngo amen ariko tuvuze ngo dusohoka hanze twerekane diplome tuzi unavuga tuzi unamanika uzereka abanyabitekerezo bakabitanga ariko yemwe dufite amahirwe kuba tuza mu ikanisa tukemera Yesu ariko kumva ayo mahirwe yo kumenya Yesu amahirwe yo kuvuga Yesu badashingiye kuri diplome ufite badashingiye aho uvuka bakaguha umwanya gusa ukavuga Yesu bakakubwira ngo ngwino usenge ugasenga nta kintu barebeyo ubundi barebye muzi ufite byo kuvuga Yesu kuraga ngo twomuvuga wo mugumana mu mutima ariko haje amahirwe yo kuvuga Yesu ijwi ryari gasohoka n'undi mugasangira Yesu ariko dufite abantu binangiye batari bamenye kiba mu mutima wabo ngo babashe kukirinda hari umugani washimishije kiwumva ariko mutegere neza igikeri murakizi igikeri cyabwiye nyamujongo cyangwa se igisiga indimi nyine harimo turatandukanye twese twagiye tuvuka atandukanye ikiyoni cyangwa nyamujongo biterwa nyine naho umuntu yavukiye ariko mwumva icyo nshaka kuvuga igikeri kibwira igikona kirakibwira ati jewe nagusiga tugiye mu marushanwa no gusiga ibaza igikeri kugira ngo cyosiga ikiyoni cyangwa se igisiga uremwe iravuga ati genda ubwire bene wanyu ko tuzasigana igisiga kigenda kibwira ibindi bisiga ati nabonye ko tuzasiganwa n'igikeri muzaze gufana n'igikeri kibwiye bene wabo ariko igikeri kigera hirya gikoresha strategy ikomeye cyane ariyo yatumaze nk'abakristo batari bamenya Yesu bananiwe kurinda ibyabo igikeri gikoresha inama kiravuga ati mwebwe igisiga kugira tugisige birasaba ko twese dukora umurimo umwe nimba tuvuze ngo turagarukira kuri kariya gatuti ka kabiri kimwe cipanga aho batangirira mu ntambwe zibiri haje ikindi paka igihe bazagerera ku murongo usoza iki amarushanwa ariko igisiga aricyo kimwe kigiye kubera ko iyo nta nama byakoze ariko ngo bagitangire igisiga kiragutse igikeri kiratarutsaho kiguma aho ngaho igisiga kimwe kuguruka ati nagusize nakubonye ikiri imbere yaho kikitaba ati ndacyakuri imbere igisiga kikagerageza uburyo bwose kiguruka kuko igikeri kirimo kirukanga aho igisiga kigeze igikeri mu mwanya wacu kipanzeho kikavuga ngo ndahari kurinda kugera ku murongo icyanyuma gitaruka ku murongo kibi cyambere mwumva icyo bivuze
dufite abakristo benshi batubwiye ko bageze ku musaraba, baripanga ahantu hose, bavuga ko bagezeyo, ariko ku musaraba ntibagezeyo. Bipanze gusa ku musaraba, ati inzira zija ku musaraba tazo bagezeho, tazo twagezeho. Amasengesho, je ndi umunyamasengesho, aracyari hano ku murongo. Bagera ku bavuga butumwa, ndacyari umuvuga butumwa. Bagera mu baririmbyi, ndacyari umuririmbyi. Bagera ku banyamugisha, ndacyari umunyamugisha. Bagera ku murongo, tugasanga niba cyitegerezo dufite, ariko batigeze bagera ku musaraba. Barabivuze gusa ntibagezeyo, ariko igisiga kiragerageza kiravuga ngo nzagera, nubwo mutanguranwa ntazi uko bameze. Kibi cya kabiri, ariko nibura cyagezeyo, cyagize umuruho. Erega n'utaramuka ruha, zabwira bacu tuvuye muri orphanage, tukishimire, ntabwo ndi buharenze nahabonye, tukishimire kuva mu gitaramo, undi nuva mu gitaramo, reka mbivuge uko biri, nuva mu gitaramo, twakoze iki gitaramo, eza nama ngifata nkakigenda ngatega muri bisi nkava muri gare kagera mu rugo ngezeyo bakambwira ati koropa, ngomba gukoropa. Bakubwira ati oza ari amasahani kayakora kugira ngo ndinde ikintu narariye nijoro. Abantu bagwaye urusa kugenda ushe gutarama, baba baguteze mu gitondo, ngaho dagenda ushe kutuzanira amazi ngo waraye utaramye. Hari abantu igitaramo kabugiza kirangira mu gitaramo, ariko hanze mu gitaramo ntibakigire, bameze nk'abazabikere biza bitaruka kuvuga ngo turahari tudahari, ariko sabahana, ariko bona haba, ariko sabahana. Tuvuge ngo amen. Tugomba kuba barinda ivy'Imana yaduhaye kugira ngo bigirire abandi umumaro, nuko tugomba kubirinda tukabisasira. Bana we, Imana itubabarire cyane, Imana itubabarire kubwo kugenda twipanga mu bintu byose tutarigeze tugerayo. Imana itubabarire. Undi mugani nawo wanjanye mu mwuka cyane, ngo bakame ngo iragenda ngo yicara hano gucya munsi y'igiti ricara, ngo ipapayi ngo irahanuka ngo yikubita mu mutwe, ngo bakame ngo irirukanka irenga ishamba, irirukanka maze ngo iramaze kurenga ishamba ngo yicara hasi. Izindi nyamaswa zose bakame, ko tubonye wirukanka niki cyabaye, mundeke banze nduhuke. Barayiretse iraruhuka, aho gatubwira amakuru ati nari nicaye munsi y'igiti cy'ipapayi, ipapayi yaranduka inyukubita mu mutwe. Icyo nicyo gitumye yiruka. N'abantu baduteye ati ntabo. Izindi nyamaswa ziravuga ngo iyo tumenya icyaguteye kwirukanka ntitwari kwirukanka. Impamvu abarinzi bamwe baza bigumura ku bandi urayizi, bazapfa kwirukanka batazi icyabaye, kandi iyo bamenya amakuru y'icyabaye bazabagira isoni zo kugaruka, kubera ko icyajyanye ariko kitarabajyanye. Abantu bava mu itorero nta mpamvu, kumva runaka yagenda amukurikira ukamukurikira, ntuzi ikintu cyamukuye mu itorero. Moise nkamukurikira, umutima wazatuza nkavuga yewe byagenze gute, jewe pasiteri yanze kungira revera. Icyo nicyo cyakwirukankije. Hanyuma se wowe utari werevera wirukanze uja he, waje kugaruka ugasanga ufite isoni. Nyabuneka mbere yuko wirukanka bazi urebe ko kwirukanza, hari igihe kwirukanza we kitokwirukanza. Bazi urinde umutima wawe kurusha ibindi byose birindwa, kuko mu mutima wawe harimo iby'ubugingo. Nusha kwirukanka, nusha mu kintu, uzabanza umenye impamvu kugiyemo. Yesu ni mwiza. Ngiye kugana ku musozi sigaranye iminota 5, bambwiye kugeza kuri 12 simparenza, ndiko ndahareba. Agira umuntu utiza agacupa k'amazi, kubera ari mu rubyiruko rwinshi, nanjye nzi tuza twumva dutinze, nanjye nza nakabonye. Imana iguhumukisha. Timureba aya mazi arera siko, ariko igitumye amazi tubona ko yera nuko ari mu kantu kera. Dukurikire cyane niyo ndi busoreze. Impamvu aya mazi tubona ko yera nuko ari mu kantu kera. Igihe twakuye ano mazi mo hano tugashiramo ji ifite indikara, turaza kubona byose ko byahindutse, biri gusa n'ikintu kirimo imbere. None niturekeramo amazi ariko tugahindura kino kintu,
turaza kubona ko ibara agacupa gafite n'ikirimo imbere turakeka ko ariko bimeze. Wumve mu mwuka uko bimeze. Uno mubiri wacu uzugereranywa na kano gacupa, kuko umubiri wacu uzurushaho kuba weze, ariko ikiri muri twebwe nicyo kiza gipresenta twebwe binyuma ko tweze, ko dusa n'ikirimo imbere. Noneho ko turabyumvishe, ariko ndasubiramo, niyo mpamvu ndi hano. Impamvu umubiri wacu uzugereranywa ko wera ukera imbuto nuko tuba twashizemo imbuto bituma twerekana ko twera. Ariko iyo ushizemo ikitari mu bushake bw'Imana, iyo ushizemo icyanduye mu mubiri wawe, tuza tuvuga ko wanduye. Iyo ugiye mu busambanyi ntibaza bavuga ko ari iki, bazavuga kamere iba muri wewe, izi presenta w'inyuma ko ari wowe wahindutse. Ariko kugira twongere dusubirana amazi meza mu gihe twari twashizemo ji, nuko tuzabanza kosa kano kantu tugasubizamo amazi, twayibona tukabona amazi arira. Umwuka igihe tuzongera kumera uko twari tumeze, nuko tuzihana tukava mu byaha, tuzongera twereke uko twari tumeze. Soza ushaka kurinda ibyo ubwami Imana yaguhaye, tuve mu guterana, ubanze umenye gusenga. Hari amagambo abiri, hari ugusenga, hari uguterana. Uku twaje twateranye cyane, ariko hari n'abaje basenze, ariko dufite ko tuza tukumva amatangazo tukayumva, ijambo tukaryumva, ariko umwanya wo gusenga tukawubura. Nushaka gukomera muri runo rugendo byo kurinda iby'umutima wawe harimo iby'ubugingo, fata igihe cyo gusenga maze uze no guterana. Yesu Kristo impamvu yajyanaga abigishwa ku musozi nta kindi, nuko yabakuraga mu rusengero akabajyana ku musozi akabigisha gusenga. Rero hano twaje guterana, uko twaje guterana so dufata n'umwanya wo gusenga. Ninde utagushima, utakurata, ninde utagiriye neza mwami, ahabi wadukuye. sinza ndenza iminota